abandi babyeyi bose. Imana niyo mu burya saringa no mu kiganiro banze nkomoze naho narakubwiye ngo burya n'umubyeyi wakubyaye narabikubwiye ngo Imana niwe mubyeyi uruta iki uruta abandi babyeyi bose. Imana niwe mubyeyi ko burya tutaringa no mu kiganiro banze nkomoze naho narakubwiye ngo burya n'umubyeyi wakubyaye ntabwo ujye ubona ababyeyi gitose yego banga abana ariko burya niyo yakuvaho umubyeyi wakubyaye mu buryo bw'umubiri Imana iki kurihubaho. Hari n'abana bakura nta babyeyi bafite ariko kuko baba bafite ijisho cyangwa se uburere Imana ikibarinze irabakuza bakabaho kandi bakavamo abantu bazima. Imana rero niyo mubyeyi usumba abandi babyeyi bose. Nge sinizeye ikiremwa muntu ko cyandwanirira ngo kigira ku nkingeza ariko nizeye iki Imana God first. Ntukagire ngo Imana yarakwibagiwe wowe unyumva. Ntukagire ngo Imana ntikuzi. Uko dushaka cyangwa se uko tubona uko abantu bagenda babona ibintu buri wese agira igihe cye. Igihe cya gishobora ko kitaragera reka kwinubira Imana reka gucika intege mu gukora komeza ukora usenga n'Imana reka ukore kushyira n'Imana imbere. Turi ku murongo kuri linye. Igihe cyawe nikigerwaho nawe uzahamagarwa kandi nuhamagarwa ibyo uzabona ntuzabipfusha ubusa ariko ntuzarakarira Imana nta muntu Imana numwe yanga twese turi matungana. Wowe unyumva I'm telling you ko umusirimu reka nkubwira icyo ari ko umusirimu no kwambara ukaberwa no kwirinda icyagusebya mu maso y'abantu yego no kujyana wenda tuvuge niba hari iyi gahunda yo kwiga computer ukabuzi computer kaburi umwana nyine ufite ubwenge bujyanye n'ubumenyi bw'iki gihe yego tuvuge wenda uzi computer uzi gukoresha nabiga ibyo gajuru nyine ubujyanye n'igihe yego uri updated yego ariko ikinarenze ukagira no kubaha indangagaciro cyangwa kubaha umuco. Bavuga yuko ushatse kumenya ukuri kwa nyako uzumva ukuri k'umusinzi n'umunyamafaranga kuko nta mukene uvuga ukuri. Wabyumvishije buretse kunyereka ibyo bamugenga we wabyumvishije buri abantu bavuga ukuri n'abana n'umukire n'umusinzi. Niyo mpamvu bakubwira ngo nushaka kumenya ukuri k'umuntu nushaka kumenya ingeso z'umuntu muha amafaranga kuko uyu muntu akize nta cyabasaba avuga ibyo ashaka ariko buri mukene wese aba yibombaritse yigira umwana mwiza. None se ntiwari wabona umuntu aguciye akakubwira ngo ndakwemera yarangiza akubwira ngo wampaye bibirisi uti ntayo mfite yaragiza ngo genda mane ngo wowe ngo no gukabya gusa kandi yaramaze kukubwira ko akwemera kubera inzara ze zari zimaze kugira gute zari zimaze gutuma yibombarika. Rero ukuri k'umukene burya ntushobora kukumenya nunafasha umukene jya umufasha nakubwira ngo urakoze ubyemere ko akubwiye ku mutima cyangwa se nunabyemere Imana niyo bizakwishyura kubera yuko nta mukene ugira ukuri. Mandela w'ijambo yavuze nkunda cyane yavuze amagambo abiri nemera nkunda yaravuze ngo the only thing which can change life of a poor is education. Ngo ikintu intwaro ishobore stronger weapon yakoresheje stronger weapon ngo intwaro ikomeye ishobora guhindura ubuzima bw'umutindi cyangwa se bw'umukene ni ishuri. Kandi ugiye gukora general hanini abantu benshi ukoze ushyize nko ku mubare abantu benshi bari abakene yego hari n'abahinduriwe n'ubuzima batarize ariko ibyo yavugaga no kuvuga ngo umubare mwinshi education burya nihindura abana b'abakene bakandika amateka kuburanye yongera amatsiko. Oya ngiye kukubwira amagambo abiri wambwiye rimwe ndavuga iryo ni rimwe Mandela yavuze ariko irya kabiri naryo yavuze nkunda yavuze menshi ariko irya kabiri yavuze ndavuga n'irya gatatu nibutse irindi rye kandi rikomeye. Irya kabiri yavuze yaravuze ngo nta muntu abantu bazibuka kuko yari atunze ibintu byinshi kandi yari afite ibintu byinshi abantu bazibuka umuntu wakoreye ibintu byiza abantu. Mandela yaravuze ngo nta muntu abantu bazibuka kuko yari afite ibintu byinshi yari atunze ibintu byinshi yari afite amafaranga mbese yari afite inka yari afite nyine ubutunzi ahubwo bazakwibuka kuko ufite icyo wakoreye abantu cyiza. Igisirikare baravuga ngo ukiona adui yako anakushangilia jua umekosea piga hatua nyuma anza mashambulizi upya lakini ukiona adui anakusema jua umemchakaza umemchapa kweli. Nibasobanurira nubona umwanzi wawe akwishimiye
subira inyuma uhindura umwitozo ibintu byakomeye. nubona umwanzi wawe yishima kuvuga neza umenya ko burya watsinzwe. Subira inyuma uhindura umwitozo. Kora retreat, kora withdraw, Eh. wongera ukorera yogi, Eh. tangira intambara gushya uvuga uti kuki aduye arimo kumvuga neza. Ntago mukubita sawa sawa, ariko nujya kumva aduye arimo aravuga nabi uvuga uti kwere namuhamije, namukubise burya arimo kuko none kurangura ni nko gushaka amafaranga. Nta buri muntu wese agira igihe cye cyo gukira. Ni buri wese agira igihe cyo kurongora. Ntugakorere kuri pressure, kuko ukoreye kuri pressure ukavuga ngo ngereka ngo ndongore kubera kuri yarongoye. Bivuga ngo ntiwiteguye mu gikorwa ugiye gukora, ahubwo wowe ugikoze kubera imbaraga na pressure y'abantu. So sometimes you can suffer the consequences, and when you will suffer the consequences, you will face them yourselves. I mean, you will save them yourself with your wife. You get what I'm saying? urongoye kuri ka pressure. Ntugakora ibintu bye. Live your life. Don't fake life. Live your life. Don't fake life.